reka dutangire inkuru yacu. Dutangiranye n'umugore witwa Esther arimo arirukanka ati umugabo wanjye araje. Kuva igihe kinini rwose yari agiye isafari, aza yirukanka cyane kuko abamukumbuye cyane, baba bamaze igihe kingana n'imyaka 3 batabonana. Ndagira ngo ndorere sasa famiye ye hari ikintu ubona ko rwose bashobora kuba bazi, rwose ubona ko batishimye, bakaza gake gake, ariko umugore we, uyu mugore Esther rwose ubona aza yishimye avuga ati umugabo wanjye ari hehe, ati ndamushaka rwose. Esther aza yirukanka cyane akahita abona umugabo wiwe akamuhobera, gusa ariko uyu mugabo we ntago ari kubasha kumufata ngo amuhobere cyangwa se amwereke yuko bari bamaze igihe batavugana. Ako kanya umugore we aba atarabibona rwose, akavuga ati uyu mugore wanjye, umugabo wanjye ni rwose nari mukumbuye. Aza yirukanka cyane akamusuhuza, ariko agatangira kubona sisaza ukuntu bimeze. Ako kanya wa mudriver umutwara ahita avanayo akagare. Nuko ako kanya umugore Esther akomeza kwitegereza umugabo wiwe. Ahangaha famiye ibibizi. Nuko ako kanya Esther agatangira gutungurwa, agatangira kubona umugabo w'ukuntu ameze, agatavuga ati se umugabo wanjye byagenze gute. Ako kanya akahita atungurwa akibona akagare kajyamo abantu bavunitse. Ndagira ngo ndorere sasa, bahita bakazana bakakarambura neza. Esther agatangira gutungurwa, atangira kwibaza ibintu ari kubona, ahita avuga ati ibi ni ibiki, babarira mu mbwiza ukuri, ibi ni ibiki ndi kubona. Ako kanya yari umugabo akabona nta buja, wa mudriver araje aramuteruye gake gake, ubona ko rwose uyu mugabo afite ikibazo. Ndagira ngo ndorere sasa Esther wari umaze imyaka 2 atabona umugabo wiwe. Nuko ako kanya mama w'umukobwa akavuga ati rwose ntutungurwe, mugire ahubwo umufashe amushyireho neza ku kagare. Ndagira ngo ukurikire sasa, utarakora subscribe ndakwinginze ukore subscribe ndetse ukurikire akantu ku kandi uraza gusobanukirwa. Mbibutsa ko ngaka ari agaseri twatangiye tuzajya ducishaho buri munsi kuri iyi channel. Icyambere ni ukora subscribe ukajya ukomeza ukurikira filime nk'utu ngutu. Ako kanya bahita baza gufasha umudriver gutwara umugabo wa Esther. Umugabo wa Esther batabuja rwose, Esther we aba yumiwe. Ndagira ngo ndorere sasa akomeza kwitegereza situation aho ngaho byamucanze, ariko baba barabimuhishe kuko babinagaragara yuko abangaba bari basanzwe babizi yuko umugabo wiwe yavunitse urutirigongo atakibasha kubuja rwose, yakomeretse cyane bikomeye. Bahita bamutwara ko bo baba babizi, ariko Esther we nta ibi bintu baba barabimuhishe, bazi ko baramubwiye ko umugabo wiwe ameze gute, ari muzima. Ndagira ngo ukurikire sasa. Ako kanya aguma aho ngaho hanze, akumva neza isereri iri kumuzunga mu maso, agareba ibintu biri kuba ahangaha byamucanze. Atangira kwibaza ibintu ari kubona, atangira gutekereza ibintu ari kubona niba koko byaba ari byo. Kavuga ati ntabwo uyu nguyu yaba ari umugabo wanjye cyangwa bampinduriye. Atangira kwibaza niba ari mu nzozi cyangwa atari mu nzozi. Ndagira ngo ukurikire sasa. Hirya ubona ko rwose umushoferi na musaza wa Esther ndetse na mama we na mushiki na mukuru wiwe bose bari gufasha uyu shoferi gufata uyu mugabo wa Esther. Ndagira ngo ndorere sasa. Esther atangira kwibaza, atangira gutekereza avuga ati ese ibi byaba ari ibiki, ibi byaba ari ibiki ndi kubona. Ndagira ngo ndorere sasa. Aguma aho hanze akitegereza imyaka yose yamubwiye ko ari muzima nta n'ikibazo gihari, ariko akibaza ukuntu bavuganaga amubwira ko agomba gutaha ndetse ari muzima, baba barabimuhishe. Ndagira ngo ndorere sasa. Ako kanya Esther atangira kwibaza ibintu ari kubona rwose byamucanze, akaguma ahantu hamwe ari gutekereza ati se arabigenza gute. Ako kanya batugarure rwose muri salo, bari kwinjiza uyu mugabo wa Esther, baza baganira avuga ati gerageza rwose wihangane,
nubwo ufite uburibwe bwinshi ariko komeza wihangane. Ako kanya mukuru wa Esther aramubwira ati se ari hehe ko atari kuza? Nuko ako kanya wa mushoferi akavuga ati ndaje mubwire aze rwose. Ako kanya mukuru wa Esther ahita atangira gusunika umugabo wa murumuna wiwe. Ndagira ngo ndorere sasa umumama we rwose we ababizi byaramucanze, ariko baba barabihishe umukobwa, baba barabihishe umugore we, kuko baba babizi neza yuko abimenye yasara cyangwa se akagira ikindi kibazo, kuko aba yaramukundaga cyane. Ariko ndagira ngo ndorere sasa ubona ko rwose bose nta n'umwe wishimiye kubona uyu mugabo ameze gutya. Ako kanya umushoferi avuga ati wikomeza guheranwa n'agahinda, ngwino usange umugabo wawe. Ako kanya umushoferi akavuga ati ese ibi bintu byose mwari mwarabimpishe? Mbabarira umbwize ukuri, byibuze mukampisha yuko umugabo wanjye yabaye gutya mubizi. Ati kano kanya siko kuko bivugiraho, ndagira ngo winjire mu nzu uze tubiganireho ndetse tunakubwire impamvu y'ukuntu byatumye bigenda kuriya. Ako kanya Esther akomeza kuvuga ati ese naba ndi kurota? Ni ibiki ndi kubona muri kano kanya? Ako kanya rwose Esther biramucanga akarira. Nuko wa mushoferi akamufata ukuboko akamubwira ati ngwino uze rwose uganire n'umugabo wawe tugire ibyo tukubwira. Amufata ukuboko kuko Esther batangiye kuzungera atari kwibaza ibintu ari kubona, ari gutekereza akabona umugabo w'uburyo yagendaga ari muzima, bakaba bamugaruye ari kugendera mu kagare ndetse atanabuja no kuvuga ari ikibazo. Ndagira ngo ukurikire sasa, wowe utarakora subscribe kuri iyi channel kora subscribe, kuko iyi filime igiye kugicaho buri munsi, ukurikira akantu ku kandi. Ndagira ngo ukurikire Esther araza akaza gake akitegereza umugabo wiwe, intege zikabura, imbaraga zikabura kubera ukuntu aba amuzi ari umunyembaraga nta kibazo. Ariko ubona ko rwose famiye ye yari isanzwe ibizi, ntabwo ari itunguwe kubona uyu mugabo wa Esther ameze gutya rwose. Bari barabihishe Esther nkuko nakomeje kare mbibabwira. Ndagira ngo ukurikire sasa, bose bicara ngaho mu ntebe bategereje kugira ikintu bavuga, kuko amagambo noneho aba yanabashiranye, nta kintu bafite cyo kuvuga. Ndagira ngo ndore umugabo ukuntu aba ameze, no kuvuga ni ikibazo, gusa kureba abagerageza kureba. Mama we biba byamucanze yumiwe, nuko na mukuru we akibaza rwose yacecetse yiturije. Nuko Esther akavuga ati ese mama, ibi mwabimpishe kugeza ryari? Kugeza aho mbonye umugabo wanjye ameze gutya, yaravunitse, yaragiye ku kazi ari muzima. Ndagira ngo dukurikire sasa. Ako kanya umugabo we nta kintu cyo kuvuga aba afite. Ako kanya Esther aravuga ati ndagira ngo mumbwize ukuri, munyereke impamvu. Ndagira ngo mu kanya tugaruke n'agace ka kabiri. Ciao ciao.